Afata ndimo gucumita nyoko. Hano musi. Njye gukora ku buryo naguhinduramo karoti. Turashize. Nukuza naro gusuhuza abantu sanze Kugenda narume ndi kwihuta cyane kuba wa mbere ushaka nde hano tumirushanwa shanwa rimeze ugaragaza impano mwana wewe w'inginzi ukoza kuza oya ye narume urakeka iyo mpano ugiye kugaragaza se ariko twari tutayifite akoso wowe nicyo gitwe wagaragaza iyihe mpano ukeka se ko iyo mpano ufite abandi wowe batayifite ariko shaho nawe impano aho irigaragaza ahubwo reka tugereyo jewe nkwanikire mwana tugende se jewe ruzi nahagaze hano ese nundi ko hagaze hanganye no hagaze bakora nakomanza ntigenze ko wahindura You think they wise? uwaruti baguciye amabya ibaze ntibyashoboka ahubwo ndamuzi nta mpano ufite hanyuma mwebwe ko muje muri babiri none se ubundi ni ngombwa twese tuzire rimwe abandi baraza nyuma cyangwa niba bataza ayo mahirwe tuyeguka naribi rero mwinjire nari none se ubwo turahera kuri ndera ninjye yawe none se ko mbona mwese mu bikiye rimwe ndamenya ubitse mbere arindi none se nyine mu masaha abiri abitse aha ngaha ubuze mwibitse mbere hanyuma se ni wari bubanzi cyangwa ni mugenzi wawe ntacyo nabanze n'ubundi impano irigaragaza hanyuma rero wowe ugiye kubanza ufitiye impano yo gutukana gatukuze nka rusa cyangwa se waje gutukana wowe wose nye kuri bitukura nk'ihene n'imana ihene siratukura ihene aba ari umukara mwana hanyuma se mwese impano mufite niyo gutukana oya ntabwo ari yo gutukana kandi urumva ari byo ushoboye cyane yego nyine nabyo ndagerageza ngo ntabwo mbikora impano yanjye niyo kugusetsa nk'ubu ngewe gusekeje urumva nkagusetsa urajya urara undota useka urumva useke ubundi niyo mpano yanjye yo gusetse hanyuma wowe ukaba wumva uri ready ku buryo wanseka yego ariko mukiri aho ngaho mwibuke ko mwanzibiranyije none se nakuzibiranyije uti nyine impano yanjye ntabwo nayerekanye ariko wibuke ko twabuze aho ishingiye mwabuze gutukana aho bishingiye genda aririmba mwanya n'uwawe babarira kingukaho nyoko nyongorera nawe urimo kubyina babarira kingukaho n'agacuma k'inzoga ririmba rekura uzamfate ndimo gucumita nyoko hano musi byaje wamwumvije ngaririmba uyu nguyu ukimuzana bahita bagufungana nawe ibi ntari kuririmba wabiteye ni nziza ariko ako kandi kantu ushyizeho ka nyuma ntabwo ari sawa rimba niko ikoze nuko nyine bayifatanyije Iwacu nta muntu wigeze yiyaho amanota nari buyaguhe indi ndirimbo uririmba yanze kaza noneho ngushakire indi nshyashya inyoni yaridunze iri mu giti igira mukamana ndaguha inzoga ariko ntabyabidomaho umucyanyo ntabwo nyingo iyo ngiyo iraruze njyewe rero ibi bintu urumva waretse nanjye nkagaragaza impano zanjye uyu nguyu kubona byamuyobeye nkoye impano da ngo ndabidomaho indirimbo ntabwo ifututse data we garagaza impano yawe ariko abajaji namwe ntimukaza mukomeza ibintu ubu byonyine uku nguku nyine uku nambaye byonyine ubwabyo purusa oke birasekeje rwose Iwacu nta muntu wigeze yiyaho iwanyu bariyahuye kuba wansetsa rero ubwo nyine nimba nta gusetsa ubwo nyine ayo mahirwe ngewe ndayarasa ariko God have mercy upon us ariko nagusetsa mwihangane rero ubwo amahirwe murayarasa
ahubwo kugira ngo byorohe mwatubwira amazina yanyu n'aho mukomoka kugira ngo tumenye abatsinzwe. Ya mazina yanjye nitwa Timote Nduri Kirisizi. Nkuko bigoraga izina ryawe riberanye n'ubusambo. Okay, hanyuma wowe rero yewe nitwa Kazitunga nkaba nturuka Ikibungo. uze kwitabira rero yaboneka irindi rushanwa tuzababwira murebe ko mwakongera kugerageza andi mahirwe. Ariko rero nyakubahwa jaji njye mfite n'indi mpano. Ayerekana se ku buryo byatwara iminota mike. Yego rwose njye gukora ku buryo naguhinduramo karoti. turashize noneho. Si kure cyane ni Ikibungo. Sitaramindura karoti. Serebura. Serebura. Oya uyinyishima hejuru no gutsinda natsinzwe Taeze natana nako ndaguma mu mujyi.